nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe kizashirira. Bavandimwe, aya magambo Yesu yabwiye abe dusanga mu Ivanjili ya Matayo tumaze kumva, arasobanura neza inkomoko y'ubutumwa bwa Kiliziya, akadukomeza kandi akaduhumuriza mu bigeragezo duhura nabyo mu buzima no mu butumwa twahawe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Igihe Yesu asubiye kwa se, ntiyadusize turi imfubyi, akomeje kubana natwe no kugaragaza ububasha bw'ukuboko kwe. Yasezeranije abe kuzabaha imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo bakamubera abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya ndetse no mu mpera z'isi. Yesu ati, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ibihe isi izashirira. Iryo ni isezerano ridakuka bavandimwe. Twebwe abakristu duhamagariwe kwikongezamo amizero tudacogora, kuko Imana yacu ari indahemuka, nk'uko tubisoma mu yandikiwe Abaheburayo. Yesu ari kumwe natwe kugeza igihe isi izashirira. Nta cyadukura umutima, nta cyaduhungabanya. Ni ukuri nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, nk'uko Pawulo Mutagatifu abyibaza ariko akanisubiza. Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Ko Imana iza kuba intungane. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se? Agahinda se? Ibitotezo se? Inzara se? Ubukene se? Imitego se? Cyangwa inkota? Ku mpamvu yawe baratwica, umusubizo batugize intama z'imbaho. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Ibyo tubisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 8. Uku kwizera abavandimwe, kwizera ko abemera Kristo ufite ishingiro mu izuka n'iryanwa mu ijuru rya Yesu duhimbaza none, Asensiyo. None turahimbaza Imana yagaragaje ububasha bwayo butangaje. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri, izo mbaraga zitagira urugero yazigaragarije ku buryo butangaje muri Kristo igihe imuzuye mu bapfuye. Ubwo bubasha nibwo Yesu yahaye abo yigombye ngo batume, maze bakemera bakamutumikira. Utuma Yesu ahabe ni nyabutatu, nk'uko twabyumvise mu Ivanjili: kwigisha,
gutagatifuza no kuyobora. Nibwo butumwa Kiliziya ihamagariwe gusohoza. Hari ubwo duhura n'ibidukoma mu nkokora bituma inkuru nziza itamamazwa ko bikwiye, amasakaramentu ntashobore gutangwa ku buryo yera imbuto z'ubutungane, umuntu akimura Imana akimika ibintu, amategeko y'Imana agasuzugurwa, abantu bagahura n'imibabaro myinshi. Nibwo dutangira rero kubaza Imana tutese Mana urihe, utagaragaza ububasha bwawe udutabare. Bavandimwe, muri ibi bihe bikomereye isi, bikomereye Kiliziya, bikomereye igihugu cyacu, bikomereye buri wese mu rugero rwe, hari ubwo tugeraho tukibaza mbese nk'abigishwa ba Yezu igihe bari bakubwe n'umuhengeri mwinshi, imivumbi itangiye kurenga ubwato, igihe ubwato bwatangiye gusendera, aho natwe tubwira Yezu tuti ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira. Bavandimwe, mu bihe bikomeye n'ibigeragezo tugiye tuzirikana ko Imana yacu idatezuka ku isezerano ryayo. Roho w'Imana afite ububasha bwo gukorera no muri ibyo bihe by'imihengeri myinshi n'imiyaga ituruka impande zose. Imbaraga za Yezu wazutse zirigaragaza. Ufite amaso arerekwa akabona uburyo imbaraga za Roho Mutagatifu zigaragaza mu bihe bikomeye. Nk'ubu iyo umuntu arebye ibihe turimo, ubona ari igitangaza gikomeye ukuntu abantu badacogora mu kwemera, abantu bakomeje kwizera ntibacogore mu rukundo. Padiri Daniel Ange yitegereje ibibazo turimo byatewe n'icyorezo cya coronavirus isi ihanganye nacyo n'ingaruka zayo zitabarika, abona ibintu 12 byerekana ko uko byagenda kose Kristo wazutse akomeje kugaragaza ububasha bwe muri Roho Mutagatifu twahawe. Koko rero bavandimwe, hari imibabaro myinshi, hari amarira menshi muri iki gihe, abafushije ababo, abafite abarwayi, hari imbabare nyinshi, ingaruka z'iki cyorezo. Hari abakristu benshi basonzeye kandi bafite inyota y'iby'Imana. Nubwo turi mu bikomeye, Kiliziya n'isi muri rusange, umuntu yakwishimira bimwe bigaragaza ububasha bw'Imana, ububasha bwa Yezu wazutse, umwami w'amahoro. Hari intambara zimwe zahosheje. Ikindi kandi, usibye kuba imyuka yangiza ikirere n'urusaku rumena imitwe byaragabanutse, hari no kuba abantu barabonye ko ubwenge, ubukire n'ubuhangange bwa muntu bifite aho bigarukira, ko bidasubiza ibibazo byose. Hakaba rero abateye intambwe yo kwemera ko ubushobozi bwa muntu bugerwa ku mashyi. Hari ababonye umwanya wo kurushaho kwibaza ku buzima bwabo, inkomoko y'ubuzima bwabo, intangiriro n'iherezo y'ubuzima bwabo. Nk'uko mwabibonye hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi,
hagaragaye ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'ubutwari mu kwitangira abandi. Andavuga abaganga, andavuga abayobozi mu nzego zitandukanye baharaniye kandi bakomeje guharanira gukiza no gutabara abavandimwe babo bari mu kaga. Abo bantu umuntu yabita abamaritiri b'urukundo. Usibye ibyo, habayemo no gutuza no kurushaho gusenga mu ngo no kuzirikana ijambo ry'Imana. Habayeho kugaruka ku gaciro k'imibanire y'abantu muri rusange n'agaciro k'umuryango buryo bw'umwihariko. Habayeho kurushaho kwitegereza no kubona ubwiza bw'Imana yahanze, bigatuma turushaho kuyisingiza. Ariko hari icyo nifuza kugarukaho gikomeye cyane, nifuza gushimangira uyu munsi. Ni ukumva ko hari virusi mbi kuruta izindi. Virusi ihagarika ingogo kandi yandura kurusha coronavirus. Iyo nta yindi ni icyaha, yo soko y'imibabaro myinshi cyane kuri iyi si yacu. Hari abavuga ko abantu bose bakundaga Imana n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose, bagakunda bagenzi babo nk'uko bikunda, bagatera Imana, bakarangamira Imana, bakayubaha, bakubaha amategeko yayo, nta ntambara zabaho. Isi yacu yaba nka paradizo, aho abantu basigara ku rugamba rwo guhangana n'ibyorezo cyangwa se ibiza bitugwirira tutabifitemo uruhare. Gusuzugura Imana n'ibyayo, kwikunda, wirengagiza mugenzi wawe, ukwikubira. Hari nabo bita barusahurira mu nduru, hakaza ubwirasi bwa muntu. Ibyo byose nibyo bituma isi yacu ihinduka umuriro utazima, abantu bakabura amahoro kandi bakayabuza abandi. Bavandimwe, ibyishimo byo kuba dufite Imana yadusezeranije kuba hamwe natwe hose n'igihe cyose, ntibigacogore. Ntimugacogore kukwemera, kukwizana n'urukundo. Nubwo twagomba kunyura mu bigeragezo by'amoko yose, tujye duhora turangwa n'ibyishimo by'abafite ikirenge kimwe ku isi ikindi mu ijuru. Ba bandi bahora baririmba bishimye ko muri ibi bihe turi mu rugendo tugana aho Imana twifuza. Twishimire ko mu gihe hari abantu batamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, twebwe abakristo twabonye ikiruta ibindi giheruje urukundo rw'Imana, tukumva biduhagije, bigatuma twumva tuba dutekanye nubwo iruhande rwacu byaba bihungabana. Ibyishimo bya Yesu wazutse, wasubiye kwa Se, akatwohereza umuvugizi Roho Mutagatifu, niduherekeza igihe cyose bavandimwe. Ibyishimo biduherekeza mu buzima no mu butumwa bwacu niyo twaba duhura n'ibigeragezo.
Yesu wazutse ni rukundo rutivuguruza, nta dutererana na rimwe kandi afite ububasha. Yaturaze umubyeyi we Bikira Mariya twiyambaza ku buryo bw'umwihariko muri uku kwezi. Yesu yarazutse, yatsinze icyaha, atsinda imibabaro n'urupfu. Asubiye kwa se yatwohereje Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu rero, roho w'urukundo n'ukuri, aduhora hafi kandi nta kumirwa, nta kimukoma imbere, nta mipaka imuhagarika. Umwami wacu Yesu Kristo yasubiye iwe, natwe twifuza kujyayo kubana nawe kuko aricyo twaremewe. Imana yakire neza icyifuzo cyacu, Roho w'Imana atumurikire kandi adukomeze muri urwo rugendo rugana heza. Nsoje mbifuriza mwese umunsi mukuru mwiza wa Ascension. Yicaye iburyo bwa Data